se mana yanjye ni iki kiri gutuma ibi byose bimbaho koko mana ko ukiri kubyemera ngize gufatwa ku ngufu ngize gutwita ese James abimenye byagenda bite Oliver abimenye basi byagenda gute koko ese mbabwiza ukuri wose cyangwa mbireke ariko ngiye kubwiza James ukuri kose nibwo ibintu byose bizajya ku murongo ese gute mama yagenda atansezeye kweli shuka akajya mu kazi atampamagaye ngo aseze akose mama kuki urimo kugenda uhinduka buri gihe kandi ubushize wa yarabinkoze kuva ejo mpamagara Sherina nimero niriho kanyihamagare bwa rimwe byibura numve kaho ndebera kweli ibi bintu se muyu yabaye kiko ko atajyaga abwira atamamagaye kugeza izi saa iminsi nga yose irashize cyumweru kikuza ikindi kikagenda ngaho ndebera nka David nawe kabamagare mama mubazi mabari ese ni bibiti urukundo iteka ryose kuki buhora rumbabaza twashwanye navuye hanagarutsa urukundo urambabaza ese iyi nyama byibura nayibagamo nkazayijuru igitekerezo biki siko nijomba nkababara wicemo Jambo mami. Hello? Jambo mami. Seneza. Mama nakwanze. Nose kubera iki wagiye utambwiye kugiye isafari? Mama oya nari mari bose niba nagiye ku kazi please niba nagiye ku kazi gute utambwiye utamukibura message umbwira ko uri bugeze hanyuma uzagaruka ryari uzagaruka ryari icyumweru cyose udahari ako mama ku wa mbere udahari ku wa kabiri ngaho reba ka gakobwa narimo muhura nako ngiye kumusohora mu nzu asohoke magende nose wowe gute uba ugiye kumara icyumweru ukaba ari wamfasha ukansigana n'umukobwa mu nzu ni umukozi se mbimenye ni umukozi oya jibi ntabwo bibaho mama ntabwo nawe baba barabigukoze rwose ibyo bintu wapi no se wowe ujya kubana na papa bagufashe bamuzanye ku mbaraga bakuzanye ku mbaraga kuki ngiye wikingira ku mbaraga uyu mukobwa ngiye kumusohora rwose amusore unyihanganire ikindi mama ngaho byibura ngaho nyohereza n'amafaranga kubizi ko nta mafaranga dufite hano mu nzu niba warasize ibyo guteka uzi neza ko noneho tuzabona amafaranga icyumweru cyose mama ntago nashobora kubana mama urabizi neza mfite umuntu nkundana nawe
nubwo utamukeneye ukaba utamushaka ariko njye ndamukeneye ndanamushaka ndetse agomba kuba hafi yanjye. Thank you kuba utahari. Reka nkubwire ukuri rero mama, uriya mukobwa nzabana nawe 1 2 3 kugeza ku 9,999 nzabana nawe paka ni rero umukobwa wawe ngiye kumusohora cyangwa se musige mu nzu icyo cyumweru uzamara muri travail nanjye uzazusa nibwo tuzahurira mu rugo mama. Bye kandi ahantu nagiye noneho mana mbega akazi kiserere mbega abakuze batesha umutwe kumbwira ngo binjije miliyoni zingahe ngizaga miliyari kandi wasanga ari uriya mukozi nashyizemo umushyashya ari uri kuyanyira kuko ibyo bintu byose bitangiye muzanyamo. Ubwo se noneho wa mukobwa ndamubwira ibiki muvande wari umeze ute? imeze neza ahubwo ikibazo siko twavuze ko turajyana none se hashize ibyumweru bingahe mwigeze mu kazi? Nta gihe kinini gishize. Nose gutangiye gusiba wari uri mu biki ntabwo wambwiye phone yacu wari uri nari mfite ibibazo byinshi pe yatubyihore ariko nyine nuko nyihanganira ntabwo nabiguteguje. urugendo nako twarira nagize nsanga mu miliyoni yahombye aka kanya se kandi abakozi b'ibintu bisa ibanza ngiye nahihagarara nkareba rero nawe nashinze uruganda ariko njye urwanze igihe nta kibazo rufite. si ubona ari nagiye isi kutashe niyo nakubwiye ko turazenguruka inganda zose dufite muri Afurika. Wowe rero uzenguruka rumwe tayari mba ndakuzi. Ubwo njye wambwiye inganda numva yuko ari rumwe nyine tugomba kugeraho nirwo nitayeho ariko ibyo tubireka wari uri no umubyeyi wanjye nari nagiye gusura yaragize akabazo ega mbere nabikubwiraga kenshi kubera ko n'amafaranga nabaga mfite ariko uba wakiriye mu kazi ntagiye kujya mbona udufaranga two kwifashisha ibintu bigenda neza. None se kuva naza mu mugoroba nimba ariko natagize mu cyumba cye sister nyana none njye ntabwo meruka hanga kuva wagenda nagiye ku kazi mvuyeyo mpita njya mu rugo sibino namuzaniye mutegereza ariko araza uriya nta useka atari umwana arazi nta mpamvu ya phone yananze ntaje n'umugore kuri aho shaka mu Rwanda rema kumbuye se koko nshuti wanjye mubwiza ukuri koko mubwiza ukuri ko nafashe shiriwe ku ngufu ni mama wasi gutekereza asigize ibintu bibazo ubundi nako bose ndibutse siko hari utuntu nasize nasoje ku kazi kandi twari dukenewe no gukoresha ni wowe. Okay ngaho genda sawa urakoze kuma gahushye sawa genda ubyiteho kambyiteho kandi kasigara hano nigereze uramo mutegereze nta kibazo sawa kambe nani iryamye ni kure amaso yanjye ntahabona nyamara niho ibitekerezo bihora. Yes coming biragoye Yes. Wow, yeah. Oh. Ano gutekereza Yeah. Você se chérie. Oh, nari ngukumbuye jerumobere. tangwisha n'abakina Oya. Oya ariko nari ngukumbuye chérie wawe. kwikomereza Oya no nga. Wabaye iki? Surgaye tuwarushye. Umeze meze neza ngaricara amakuru neza. ariko wari Nari ngukumbuye kuko ndashobora kubyumva. ariko se wowe naragwambye phone biranga wabaye iki Shapi nuko rwari uri hanze. Gusa nanze kwengera yarapfuye, wasakwengera yarapfuye. sipfa nabo dukoresha iyindi amajona naryamye mwana Dani. gutekereza n'ubwo ngubu uje ndi gutekereza Ntabwo byawe. ariko wari umeze neza Shameze neza. ndabona warabaye n'inzobe Ntabwo byawe uraranye. ninde wasigaye kwitaho nahari Hoya.
hari oye bebe nkubwira hari igihe umuntu aba afite nk'amavuta meza nyine ayayisiga kana nakuguriye ese twadufaranga wansigiye natujeze neza ngo uramutuvuta twitwa beauty ikibazo rwose ntabwo ayikundikara ubwo nimba warayakoresheje neza ukabonamo nta kibazo yakoresheje neza ubundi sheri nyine ayo mavuta niyo yanukuje niyo yangize mwiza nyine ibyo tubyihorere yakongera umubiri yambere wanjye ndahari cyane wowe mfashe urankomeza cyane mbona ko nashoboye aho urankomeza cyane ubwo ni umunaniro umaze iminsi ufite naje nijoro iwa naje na saa 9 ndabyutse mu nkomanzi hano mbora umuntu wari uri hano oya ntabwo nari ndi hano hashize ngo uri hano ko muri cya cyuma cyashyize ntabwo nagezemo none se uheruka hano urya ase ufite ikihe kibazo umuntu sheri ubwo koko nanyuba aka kanya si ubizi ko iyo umuntu akumbuye umuntu sibyo nyine agiye kigera kubera urukumbuzi ukumva kubyakira birakunaniye nyine ukumva urebye nyine ukumva mu mutima byanze gushikira ko waba ugeze mu Rwanda yanye ko ngora akamasaje mu mahanga sheri tugende nta kibazo aho nabo wanyongera umunaniro kamanze nduhuke sheri wagire taje tugende nari weekend se yagenze ute weekend yagenze ute weekend yagenze neza mama sameza mama ameze neza pe ameze neza cyane ariko ufite ikibazo ako se ya nshuti yawe oya nakowe nisubiyeho nyine nari mvugishijeho gato sorry aha uramuzi uramuzi nshuti yawe se nyine kandi nari nibeshyeho abize ngo uramuzi oya sinavuye n'umugoroba ariko dore ndabona bakiri kumbwira ngo byazambye sindasubirayo ndasubirayo ese ubu ngubu koko mana ko inshuti ya James yanteye inda ubu koko aramutse abimenya byagenda bite sinabimubwira ariko ngiye kumukuraho amafaranga bitaramenyekana na kiriya cyane inda nacyo ngiye guhangana nacyo mpangane nacyo ntabwo azansinda uko bizagenda kose tuzahangana nyine nanjye kubwira ngo sirahe umutwe wanjye ntusigaye ishati yanjye kugukorera massage ubundi ukunda kumvugira uto telefone reka nyishyire sayidi reka nyishyiremo akadege bataza kumvanira tugende ariko se umuntu amara icyumweru aguhamagara utitaba ako telefone yanjye ntabwo uzi ko yapfuye nari nakurakariye ariko reba igihe cyose gishize hafi ukwezi kugiye kurangira ntuhamagara ngo telefone yawe yarapfuye ese yapfa ubwo hano ni kure kuburyo utazi ako sheri ntabwo uzi imirimo uba afite mu rugo imirimo ese sheri suzi ko ngukunda ndagukunda sheri wanjye ese uko muhora uririmba buri gihe icya mbere ni ku mutima icya mbere ari ku mutima ni ukuri kandi ese biri ku mutima bwo ntibigaragare ku munwa byawe bimaze basi se sinje kukureba basi wacishije make ukareka gupanika okay so hanyuma wari umeze neza imeze neza uzi amasaha iminsi igihe kimaze ntekereza wowe gusa nawe uraho utuje ese urajya mugasinzira ubishobora ute ariko nyine nari meze neza none se ko n'abaganzi ko nyine nawe nta kibazo ufite kandi nanjye nta kibazo mfite numvaga ibintu byose ari amahoro ni ukuri kandi urabizi ese abakobwa b'iki gihe ntacyo meze neza bafatiranye noneho mama adahari nyine mama agiye kumara iminsi myinshi adahari gusa mfite umupangu urumva mama akomeje gukora ibintu ntazi ibyo ari byo reka nkwereke ikintu tugiye gukora waretse tugatoroka iwanyu tugaturukana hano tukajya kwibera kure
se sheri karame bwa bashize igihe ntabwo byabura uzi ikintu nari nkumbuye se fora ni igiki fora ni igiki kirakugore na nyine nari nkumbuye kunsoma hano ngaho mobera nyamara niho ibitekerezo bihora